ingeso ubona ku mukunzi wawe ubona utihanganiye by'ukuri bihagarikire hafi kurinda fiancaille bikwiye kubaho. Mpura na kese z'umuntu bavuga ati wowe nishaka inyice yuhuye n'umuntu azaba umugore wawe cyangwa umugabo wawe bimera nk'agahu kavuye ku maso, urakanguka ukamukunda nk'uko ngo gushaka umuntu ruta ukuruta ntabwo ari byo. Amahoro y'Imana kuri udukurikiye muri kino kiganiro. Nitwa Sogeza Pamphile n'ingiye ugiye kuyobora iki kiganiro, ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'abantu benshi kandi bose n'abantu bakuru. Ni nanjye muto irimo by'amahire. Iburyo bwanjye ndi kumwe n'umubyeyi nagira ngo tumusabe, si ubwa mbere tubanye kandi wo ukunda kudukurikira, ariko kandi nawe ni byiza kare bukwibwire. Ni karibu. Amazina yanjye ni Alice Rugerindinda, nanjye ndi umubyeyi ushima Imana. Murakoze. Yego. Ibumoso bwanjye ndi kumwe n'undi mubyeyi. Nitwa Kiyange Ada Darlene. Ndi umufasha wa pasiteri. Yaha, ubwo ahise atubwira kandi ko ari kumwe n'umugabo we. Ni karibu. Murakoze cyane, nitwa Desire Habyarimana, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Yego, akaba ari pasiteri umugabo w'uyu mudamu twegeranye. Tuguhaye ikaze rero nawe iyo bishoboka ubu twibwiye, ariko kandi tuguhaye ikaze muri literaniro ryacu ry'uyu munsi no mu kiganiro by'umwihariko. Reka ninginge mama Aime abanza asenga Imana kugira ngo ibane natwe muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze. Mana yacu nziza, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye. Tugushimye ko duhaye umwanya mwiza ngo tuganire ku byawe. Niyo mpamvu tuguhaye ikaze, ngwino duhe ubwenge, ngwino ube mu ruhande rwacu. Turifuza ko ikiganiro tugiye gukora cyazagira impinduka kizana mu bazacyumva. Nyamara twebwe ntamego twamenye uko byakorwa, ariko ubaye mu ruhande rwacu byose byagenda neza. Ngwino rero dushyigikire muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mama Aime arakoze, Imana imumugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kitari burangire, ahubwo twifuza ko kizakomeza. Mbaye mbiguteguje, hanyuma nawe uteguza abantu b'inshuti zawe, kuko ni byiza abantu iyo umuntu yaririye ahantu bikamuryohera ni naho asohokana inshuti ze. Tugiye kwibaza ku kibazo kiriho, ariko turashaka kugihera mu mizi, ku kibazo cy'ingo ziri gusenyuka uyu munsi. Kandi gusenyuka k'urugo ni gusenyuka kw'itorero, hanyuma mu rwego rwa leta bwo no gusenyuka kw'igihugu. Ariko uyu munsi kuko duhari turi abakozi b'Imana, ntabwo twatumye na leta, ntabwo ari leta dutumye, si n'umuryango runaka uharanira inyungu cyangwa utaziharanira, ahubwo turi kukibaza nk'abakristo. Tutagihereye hejuru yo ku mpamvu ziri gutera ingo nyinshi gusenyuka, ahubwo reka duhere pfiriya twibaza ngo ni gute umuntu yategura urugo rwiza, ni gute umuntu agira urugo rwiza rutazasenyuka kandi akabitegura mu gihe cyo kurambagiza. Ibyo biraza gutuma nibaza, kuko abantu bose turi kumwe barubatse. Mama Aime, mu by'ukuri urugo rwiza ni iki? Iyo umuntu avuze urugo rwiza dukwiriye kumva iki? Murakoze. Nubwo ari byo ubajije, ariko buriya n'abandi bose babivuga. Ubundi bavuga urugo iyo habayeho guhura k'umugore n'umugabo, mbese kwa kundi mumaze gukora ubukwe mugiye kurushinga, nyine niho bavuga ngo habayeho urugo rurimo umugore n'umugabo n'abandi bazazaho hanyuma. Nabitekereje rero mpereye kuri iri jambo riri mu Itangiriro ibice 18, kuko ni umushinga w'Imana, aho Imana yavuze ngo ku murongo wa 18 haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ku ruhande rwanjye rero numva urugo rwiza ni ahantu hari umugabo n'umugore bahuye nk'umushinga w'Imana, umwe ari umufasha ukwiriye undi, hanyuma bagahuza. Reka nongeremo icyo kintu cyo guhuza, kubera yuko hari n'igihe abantu babana ntibahuze, ibibazo bikaba biratangiye. Ariko kwa kundi mugiye kubana mwese mwubaha Imana, hanyuma mukanahuza, mukemera Imana ikazi kahatura. Hari uwavuze ngo ni paradizo yo mu isi, hahantu uzajya ugera unaniwe ukumva uraruhutse. Iyo ari na rwiza n'abandi iyo barugezemo barabimenye, kuko barahagera bakajya bumva impumuro. Reka mvuge ngo impumuro y'Umwuka Wera. Ahantu hari Imana mu muryango buri wese yifuza kuhaba. Ni ahantu hari umunezero, harimo Imana,
umuntu wese yakwifuza kuba, utakwicuza impamvu wahaje, mbese ni ahantu ho kwishimira. Reka mvuge ngo ni paradizo yo mu isi mu magambo makeya, ni nk'uko nguko. Yego, paradizo naryo ni irindi jambo rishya, kandi tugira ikibazo cy'uko hari amaterime dufata gutyo nk'amaterime ariko tutaragize twumva icyo bivuze. Paradizo ni nk'uburuhukiro, ni ahantu ho kunezererwa. Hanyuma ibyo biraza gutuma nibaza, wavuze ko urugo rwiza bwo rugizwe n'umugabo n'umugore, kandi mbere y'uko umuntu aba umugabo, mbere y'uko umuntu aba umugore, aba yarahoze ari umukobwa, wenda nanze kugera kure ngo tumuhere mu bwana. Reka nkibaze pasiteri, umusore uzavamo umugabo mwiza, uyu mama yeme yaramaze kutubwira, uzaba muri runo rugo agatuma ruba urw'umunezero, ruhinduka paradizo, aba ari umusore umeze gute? Urakoze. Umuntu azavamo umugabo mwiza cyangwa ubwo umusore azavamo umugabo mwiza, ntabwo ngende buhere ku gihe cyo kurambagiza. Bamutegura afite amezi 6 ari mu nda kugera nko ku myaka 3. Iyo bimaze kurengaho abamaze gutakaza ibintu byinshi bimwe bitagira n'igaruriro. Umugabo mwiza hera mu nda kwa nyina. Yego. Gute? Murabizi ko umwana yakigwa mu bice 3: umwuka, ubugingo n'umubiri. N'urugo rwakigwa mu bice 3: umwuka, ubugingo n'umubiri. Yenda yakantange nk'urugero rumwe. Iyo umwana ahungabaniye mu nda, no kuvuga ngo umubano wa papa na mama ukaba utari mwiza, umwana agahungabanira mu nda, ashobora gukurana iryo hungabana akazaginjirana no mu rugo, kuko nta citegerezo c'urugo rwiza azi. No mu nda aracyumva? Yego, mu nda yumva kuruti yari hanze, nibyo siyansi ivuga. Urumva ko nico gihe batangira kumutegura, no kuvuga ko ubu umwana yakiriwe mu muryango. Wari uzi ko niyo umuntu asamye umuntu ateye indashonje, umwana avuze avukana inzara. None yasinze umwana avukana isindwe? Oya. Iyo mama yanyweye inzoga mu mezi 9 amutwite, cyangwa akajya ntahage, cyangwa akanywa itabi, bigira ingaruka ku mwana. Numva ko umwana iyo batangiye gutegura umwana n'ico gihe batangira kumutegura nk'umugabo cyangwa se umugore. Hanyuma hari ibihe nka 3 bikomeye. Ico gihe ni icambere ni gihe hari mu nda. Hanyuma igihe cya kabiri gikomeye ni kuva ku munsi umwe yavutse kugera ku myaka 3, afata ibintu 70% bishasha. No kuvuga ngo hirya y'imyaka 3 umwana basigaranye capacity y'ubwonko ya 30% gusa. No kuvuga ko niba yarafashe ibibi muri hagati y'umunsi umwe n'imyaka 3, ashobora gufata ibintu bitari byiza bikazamugira umugabo mubi. Hanyuma ikindi gihe gikomeye ni kandi ubwo ico gihe c'imyaka 3 nico gihe character itangira kwiforma, ibigeno wazabawe. Ikindi gihe gikomeye kuri we ni gihe ca adolescence. Uko yinjiye muri adolescence, uko gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Yego. Ico gihe naco kirakomeye, naco kigena naco canyuma kigena wazabawe. No kuvuga ngo sha gihe cyo guhitamwo rero uwazabana nawe, azahitamwa akurikije bya bihe 3 yanyuzemo bikomeye. Numva rero gutegura umuntu yabitangirira ico gihe kugira ngo bigene umugabo azabawe cyangwa se umugore azabawe. Hanyuma nsoza, kugira ngo azave nk'umugabo muzima, ugomba kureba uko yubatse mu mwuka, uko yubatse mu bugingo, nuko yubatse mu mubiri. Ubwo nuko bice bibiri udashobora kubona. Okay, ariko biragaragara. Abana uburokore cyangwa se ubugingo, reka ubwo nimvuga ubugingo abadukurikiye bakishwa wari mico mvuze, ntabwo buba mu kirere. Reka nkubaze, ubuse wabyibuha ntumenye ko wabyibuje? Wananuka se ntumenye ko wananutse? Niyo utabyibona abana barabikubwiye. Yesu yabihindiye mu ijambo rimwe aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero urugo, Alice yavuze neza, yavuze ngo ni umushinga watangiwe n'Imana. Zaburi 127 haravuga ngo iyo atari we yubaka, abubaka baruhira
imfatiro n'ebyiri zo kubakiraho, no kubakira ku Mana cyangwa handi. No kuvuga ko rero umuntu azava umusore azava nk'umugabo muzima, agomba kubagirana ubusabane n'Imana, afite aho ahurira n'Imana. Ni nayo mpamvu duca mu rusengero iyo bagiye gushingirwa, no kugira ngo kubaho kw'Imana kugendane nawe mu kubaka urugo. Hanyuma icyo ni igice kimwe cyo twakwita umwuka. Ibyo ari byo byose Pamfi, iyo umuntu akijijwe hari ibintu ubona bimugaragaza imyitwarire muri sosiyete ibizi ko uyu muntu uko yitwa, nubwo atabivuga ngo ndi umurokore, bareba uko yitwara, uko yitonda, uko yakira abantu, bakavuga ati uyu muntu ashobora kuba. Hanyuma igice cya kabiri ni igice cy'ubugingo. Mu bugingo harimo ubwenge, kamere, amahitamo, amarangamutima. Uyu muntu azavamo umugabo muzima, byibuze agomba kuba adafite amarangamutima akomeretse, cyangwa se niba yaranakomeretse afite yarahuye n'Imana yo gukimwomora ibikomere. Kuko kimwe mu bisenya ingo ni uko umuntu afata umuryango akawushyira munsi y'ibikomere bye. Urumva urwo rugo ntiruzashoboka. Ikindi agomba kuba ari umuntu yitoza guhinduka ku ngeso. Twese turazifite. Uyu muntu ni umuntu iyo yakoze ikosa asaba imbabazi byoroshe, ni umuntu yitoza kuguhinduka. Ikindi ni ukureba afite ubwenge bumurikiwe, kuko urazi ko Bibiliya ivuga ko ari n'ubw'inyamaswa abantu. Ubwenge nabwo buva ahantu hane: hari ubwa karemano, hari ubwo kubaha Imana, hari ubw'impano. Ubwo bwenge bwose bugomba kuba bumurikiwe, donc yiteguye guserva Imana n'urugo rwe akoresheje bwa bwenge. Hanyuma ni ukureba n'uburyo akoresha amahitamo ye. Reka nguhe urugero, nta bantu uzi babanebwe abyuka aryamye. Amahitamo ye ukabona ni nka bene gutyo. Ubona igihumbi akanywera 800 cyangwa akanywera 200 cyane, kubera ni amahitamo yenyine ntazi guhitamo. Ubwo ndiho ndavuga uzava nk'umugabo muzima. Hanyuma mu gice cy'umubiri rero, inyuma hari ibintu ugomba gushingiraho. Ese afite indangagaciro? Ni umuntu yarezwe? Niba ari ikintu kibije Pamfi, ni ukubona umuntu uvuga mu ndimi akavuga ko akijijwe atagira uburere, birabishe. Naho umuntu umugore bazajya mwibazaho, ibaza uyu muntu ni gute asenga ariko akaba avuga nabi, akaba kibazo se karbo tugwije benshi pastor. Ibyo naco nabivugaho. Biterwa nanone n'abaturera mu buryo bw'umwuka, bakagombye kuba bita kuri utwo tuntu twose. Ikindi ni hirya yo kureba uburere, ni ukureba noneho imbuto z'umwuka zo ziragaragara. Afite uburere, afite n'imbuto z'umwuka. Hari umuntu umwe yigeze kuvuga ngo umuntu nubwo ataba umukiranutsi byibuze akwiye kuba imfura. Sibyo, kuko amategeko nabiri ni ugukunda Imana no gukunda mugenzi wawe. Niba umuntu ari imfura byibuze azabanira umugore we neza, azabana n'abandi mu buryo butabakomeretsa. Ndavuga niba ari chef mu kazi, hari ukuntu nyene abantu bazamwisangamo mu kubakira n'ibindi. Hanyuma ikindi ugomba kuvuga bibiri mu mubiri. Icambere ni ukuba afite indangagaciro, icya kabiri ni ukuba yera imbuto, icya gatatu ni ukuba yiteguye kubaka urugo. Kwitegura rero nanone ni ya nzira y'ubuzima yose yakoze. Iyi nzira yaciyemo niyo imuha yumva responsibility, kuko kimwe mu bintu bisenya ni umuntu atiteguye kuzuza inshingano. Kandi iyo umuntu yagiye kubaka, urabona abasore badukurikiye n'abakobwa, kubera imyaka mike, abafite imitingito, abashaka gukora sex bihoraho, cyangwa se yaba yakuze akumva bakamubwira ati usaziye iwanyu, agasunikwa n'ibyo, cyangwa ababyeyi bamubwira ngo ugiye gusaza nta kuzukuru, agasunikwa n'ibyo, ariko atari umuntu yiteguye kuzuza inshingano. Urumva ko kuzava nk'umugabo muzima bizamugora. Reka nguhe nk'urugero. Dufate ko umuntu atari umuntu, wenda ari umuntu abayeho ubuzima bugoye, warashaka imibonano ihoraho. Hanyuma ageze mu rugo bazamusaba ubukode, bamusabe n'ayamakara, n'ay'ibishingwe, n'ay'umutekano, azahita anabyara, wenda namukurikiza ari muto. Ibyo bintu ntibimwirundaho, tutarebye neza twamutwara indero.
nitutamutwara yaziyiruka we ave mu rugo agende. Nta buryo wumva abahungu urugo cyangwa se inshingano zose agahita zishira ku mudamu kubera ntiyatojwe responsibility. Icanyuma ni umugisha wa kibyeyi, niyo mpamvu waba dote. Amategeko nabiri, amategeko 10 agabanyije muri abiri. Aya mbere areba umuntu n'Imana, aya kabiri areba imibanire y'abantu n'abandi. Igitangaje n'ukuntu itegeko rivuga ngo wowe so na nyoko riri mu mategeko areba umuntu n'Imana. Kubera iki? Umubyeyi, ababyeyi nabafatanya bikogwa n'Imana mu kurema umuntu. Niyo mpamvu ugomba kugenda utwaye umugisha wa kibyeyi. Hano wenda byahinduka indi deba, wenda ababyeyi babyanze wajyanye n'uwo badashaka, ibyo udafite ababyeyi, ariko n'uwo udafite ababyeyi afite abamurera. Yenda mu kindi gice tuzavuga niba wakunze umuntu, hari abantu nka 3 cyangwa 4 b'ingenzi ugomba kumwereka. Uwa mbere ni umubyeyi wawe cyangwa uwukurera, uwa kabiri ni pasiteri wawe, uwa gatatu ni inshuti itagufitiye ishari. Abo bantu bose nibavuga ati ko ibikoba bidukutse nushaka uzitonde, ariko yenda nka pasiteri wawe n'inshuti itagufitiye ishari bahujije kuvuga ko nta kibazo, umubyeyi yenda kuko adakijijwe mudasangiye kwizera, afite ibindi arebaho akabubwira ati simbishaka, byibuze byaba bifite uruhengekerezo. Ariko byaba byiza utwaye umugisha wa kibyeyi mu gihe ugiye gushingirwa. Murakoze namwe. Hanyuma iki ndahita nkibaza umudamu wawe, ndakibaza gisa neza nicyo nakubajije, ariko noneho turaduhinduye uruhande. Umukobwa ava mu mugore mwiza arangwa n'iki? Murakoze cyane. Ibintu biranga umukobwa uzavamo umugore mwiza nkuko pasiteri yabivuze, n'ubundi biratangirira mu burere, uko umwana yarezwe. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bafite uruhare runini cyane mu burere bw'umwana, bamutegura uwo azaba ejo. Ariko kenshi usanga atari ko bimeze, umukobwa aba yibereye atazi ko azaba umugore, ugasanga nyine abayeho ubuzima hariho n'ababa bameze nk'abahungu, utamubaza ibintu bizabaho mu buzima bwe ugasanga ntabwo abizi, ugasanga ntazi ko azaba umugore pe, yiyambarira imyenda nk'iy'abagabo na komporotemo kasanga ni umugabo neza kandi ni umukobwa. Rero bitangirira mu burere. Ababyeyi nibo bafite uruhare runini rwo kubwira umwana ngo yemwa uri umukobwa kandi uzaba umugore, agakura abizi. Udafite ababyeyi yakagombye kugira abasi abantu bamurera. Hariho abana usanga badashaka ibibazo, ko hari igihe baba barezwe mu yindi famiye, yabona utubazo agahitamo kwigendera basi, akumva no kuba mu mageto ntacyo bitwaye, ariko burya abahombye ikintu kinini. Abahombye ikintu kinini kuko abo bantu nubwo yenda bitameze neza ariko abakeneyeho byinshi. Uburere ni ngombwa cyane ku mukobwa. Agomba kumenya ngo ubu ngubu ndi umukobwa, ejo bundi nzaba umugore. Hanyuma akamenya ngo umugore ni iki. Nta bandi rero kubimubwira n'ababyeyi. Iyo rero batabimubwiye usanga ari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi agomba kubakwa mu buryo bw'umwuka. Agomba kurerwa n'umwuka wera. Ko umwuka wera niwe umubwira ngo have sigaho. Niwe umubwira ngo ibintu ukabikore, bino ni icyaha, ku buryo akura atinya, afite ibintu atinya. Muri FIANCAILLE iyo ahageze hari ibintu ahura nabyo, kuko abasore benshi hari igihe agukunda mu by'ukuri atari kugira ngo muzabane, ahubwo ari ukugira ngo abone umubiri wawe. Umubiri w'umukobwa uhora wifuzwa n'ab'igitsina nyine kiri n'abadahuje igitsina bahora bamwifuza. Rero iyo atarezwe mu buryo bw'umwuka ngo abe yaritoje kubaha Imana, hari igihe bihita binanirana. Niho usanga rero hajemo gutwita mu gihe kidakwiriye, hakaza nyine ibyo bita inda zidateganyijwe. Kubera iki? Kubera ko yabiguyemo ntazi ibyo ari byo. Kandi nagira ngo mbabwire ko mu mitekerereze y'umukobwa nta mibare myinshi bamo burya. Nta mibare myinshi bamo. Ibyo umubwiye ashobora kumva ko ari ukuri. Niyo mpamvu mubona benshi rero usanga batwite. Ni abana beza. Yumva ari ibyo. Kumubeshya ahita yumva ko ntazi ko babeshya. Kandi umuhaye n'akantu keza murajyana, ni ibintu byoroshye kuri we rwose.
rero bisaba ngo uyu mwana abe yarigishijwe, abe yarabonye umuntu umubwira ati ubu ngubu ubaye umwangavu, witonde, ugomba kwitwara gutya, ugomba kumera gutya, umuhungu ukubwiye gutya ugomba kumusubiza gutya, nyine akabona abantu bamufasha. Gutyo rero iyo ageze muri fiancaille aba afite, nshaka kuvuga nka bagage, ndasinzi uko nakivuga mu Kinyarwanda, aba afite ibintu bihagije byo kumurinda kugira ngo adahura na rwa rugamba rwo gutwita hataragera, kuko nicyo kibazo kigoye gishobora kugora umukobwa kikanamubuza no kuba yashyingirwa mu buryo bukwiriye. Rero ubwo burere bubiri burakenewe bwo mu muryango n'ubwo mu nzu y'Imana, kuba yarigishijwe. Hari icyo pastor avuze, kuba afite pastor, afite umuntu umurera mu buryo bw'umwuka ni ngombwa cyane, ni ingenzi. Rero iyo ageze muri fiancaille, iyo aganira n'umusore abazi ibyo agomba kwirinda, namubwiye ati ngwino nsure, aba muri ghetto aragira amakenga, amenya ati oya banyigishije gutya, kandi namubwira ati makabizu yenda ngwino tujye hariya hatabona duhagarareyo, azamenya uko bimeze, agati ubu si bya bindi bambwiye. Rero kugira ngo abe umukobwa ushyitse uzubaka urugo rwiza, bihera mu burere yahawe, ariko nawe akaba responsable ye, akamenya ko ubuzima bwe bufite agaciro kandi ko yaburekura mu munota umwe ukaba burangiritse. Ntabwo ari kimwe rero n'umuhungu, ubuzima bw'umukobwa buri fragile cyane, bushobora kwangirika mu masegonda, mu gihe umuhungu we yigendera nyine ugasanga nta n'ikibazo afite. Hanyuma mama yemereka nkugarukeho, kubera ko ari we watuganirije urugo rwawe. Rero reka turuvane mu bajene Marie, duhite turuzana mu bantu bakuze babyaye, kuko numvise ikibazo gikomeye. Pasteur na mudamu we batubwiye ikibazo gikomeye cy'abazaba abagabo n'abagore beza mu gihe kizaza, gihera ku babyeyi babo. Hanyuma niba uyu mwana uzaba umugabo ejo cyangwa ejo bundi yagize ikibazo akomeye ku babyeyi, yavutse uyu munsi dufite abakristo benshi bavuka mu miryango idakijijwe. Imiryango idakijijwe ishobora kubikora byinshi byamubangamira ku hazaza he nk'umugabo mwiza cyangwa nk'umugore mwiza. Uyu mwana ari buze gukora iki? Mwebwe nk'ababyeyi murimo murakora iki kugira ngo mutegure abagore beza n'abagabo beza mu gihe kizaza? Naho ubundi nako kabuza nshaka kwibariza. Urakoze cyane. Niba numvise neza, hari uburere busanzwe budafite aho buhuriye n'igikristo, budafite aho buhuriye n'igikristo, kuko hariho abantu ujya ubona bafite ingo nziza wenda ziburamo Yesu, ariko ukajya ubona ni umugore n'umugabo bakundanye, bashobora kuba baha abana nibura uburere bw'ibanze bwafasha umuntu kubaho muri sosiyete, nka kwa kundi pasiteri yavugaga ngo kubona umukristo udafite uburere ngo birabishye. Reka manze mfate ko bishoboka ko ushobora gutanga uburere wenda bukabura Yesu, ari nacyo kintu gikomeye cyane, ariko nibura kwa kundi bategura umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu ngo azavemo papa mwiza cyangwa mama mwiza, ibyo bintu bakaba babibona. Ubwo nari mvuze mu bundi buryo busanzwe nyine ari wa muntu mu muco. Bajya bavuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Buriya bari abana bo mu ngo zacu baratwitegereza cyane. Ushobora kumubwira ngo uzavemo umugore mwiza cyangwa se uzavemo umugabo mwiza. Hari umwana umwe wigeze kumbwira ati mfite ikibazo, ndi hafi gushaka ariko sinigeze mba mu rugo rurimo umupapa, navutse papa wanjye yarapfuye, ku buryo sinjya nibaza nzajya nicara gute, ninjira nzajya mvuga gute. We yarazi ko nyine ari ibintu bifite andi maprotokole adasanzwe, kuko atari yarabibonye, kandi koko haba harimo ikintu kinini cyane umuntu yabuze. Nubwo nemera ko n'umwuka wera ajya bumwigisha mwiza akadutoza n'ibyo iwacu batatubwiye, ariko harimo ikintu gikomeye cyo kwigana. Aba bana turi kurera cyangwa se abatubyara, kwa kundi yitegereza ibintu byose bibera iwabo, yazanakura akajya avuga ati giye mvuka nasanze papa avuga gutya, nasanze mama avuga gutya. Uburere bwa mbere abana babukura mu kutwigana. Ubwo rero
ni ibintu bishobora gufata ubwo generasiyo bikazafata indi, niba nararezwe nabi nabo nzabyara nabo bakazakurikiza ibyanjye nabo bazabyara. Ahanga niho hajya haza rwa ruhare rw'itorero, n'ibi turi gukora nabyo bikaba byafasha, wenda umwana akaba yabyumva akavuga ati burya ni uku nguku byagenda. Wenda reka mvuga akantu kamwe, nigeze kuba ndi muri biriya bavuga ngo bride shower cyangwa se biriya bigisha umukobwa ugiye gushaka, none turabwira umukobwa turamubwira, icyo gihe hari habayemo ibintu bidasanzwe byo kuvanga abagore n'abakobwa. Ubundi bajya babivangura, abagore gusa bakaribo bigisha umukobwa ugiye gushyingirwa, cyangwa se n'abakobwa bakaza mu rwego rwo gusezera mugenzi wabo. Ndiye kumva numva umwana aramubwiye ngo icyo koza ngo wenda ngo icyo twakubwira ngo nubwo twese turi kuvuga ngo uragiye, ngo wasanga naho ugiye atari heza. Ngo wasanga aho ugiye atari heza, mu gihe twe twamubwiraga mwana w'umukobwa ugiye kubaka urugo rwiza, uzaba mama w'amahanga, uzabona ABCD, tumubwira ubwiza bw'urugo. Mwana w'umukobwa aramubwira ati nubwo ubona twese turi kwishima tubwira ngo uragiye, ariko wasanga aho ugiye atari heza. Umutima wanjye wahise ukubita, wenda ku muryango ashobora kuba turukamo, ashobora kuba ari mu rugo rutarimo amahoro, ruhora rurwana rukimbirana, yabona umuntu bari kubwira ngo urakoze rwose uragiye, ugiye gushyingirwa, ugiye kuba umubyeyi, ugiye kwishima, akumva ni ikinyuranyo. Ubwo rero mu burere dutanga, reka twebwe ubwacu tubanze twihereho. Abagira umugisha baba muri aya mashuri y'ababyeyi, aba ku rusengero, abagira umugisha hari na za WhatsApp groupe nziza z'abamama, njye hari zo nagiye mbamo kandi mbona nagiye nigiramo ibintu byinshi byiza, ku buryo mbona umuntu ushaka kwiga atabura aho yigira. Ndumva ari nk'uko nguko. Yego pastor, reka nkugarukeho uburyo wavuze umusore mwiza, wavuze uburyo ategurwamo, ariko noneho tugira abana ba mayibobo hano ku muhanda, mayibobo, ariko no mu itorero tuzifite mayibobo, dufite rwose, ntabwo natinya kubivuga, dufite abakristo babayeho nka mayibobo, ku buryo ushobora kumubaza ngo pastor wawe ninde, ukabona arebye hejuru, kandi byoroshye kumenya pastor guhagarara imbere, kubera ko uyu munsi yasengeye hano, ejo azasengera, ejo azasengera, ejo azasengera, kandi abikora mu rwego rwo guhunga mu discipline. Reka nkoresha iryo jambo, abamuha uburere, akavuga ati ariko murangendaho ntimwambonye nkuze. Ibyo bituma, kuko njyewe nakunze kubana n'abana ba mayibobo, simbizi mumbayeho, nakunze kubana nabo, nsanga abana benshi baba ba mayibobo bahunga ibibazo by'abamungu. Harimo n'ababa ba mayibobo noneho kuko babona ko mayibobo biryoshye, kuko mayibobo ntawe kubwira koga, iyo ugize amahirwe uranyagirwa, iyo utanyagiwe nta stress yo kukubwira koga, nta muntu ukubwira gutahegesha, abishaka washaka urataha cyangwa ntutahe. Nabonye bafite ubuzima bwiza bubaryoheye, ariko butazagira hazaza, kuko bakora ikintu bashatse igihe bashakiye, nta muntu bagenga. Abana benshi bava mu miryango bavamo bahunze discipline z'ababyeyi. Uyu mwana nagira amahirwe ejo akazaba umurokore, yakuze mu mateka yose ari mayibobo, ntabwo ngiye ku zindi mpamvu zamuteye kuba mayibobo, kuko ushobora kuba ari n'ubupfubyi bamuteye kuba mayibobo. Uyu muntu azakizwa, azaba umugabo umeze gute noneho? Hari ibintu runaka byapfuye muri za ntambwe watubwiye, ahafatiye agarura ubwenge yize imyaka 17 18, azaba umugabo mwiza umeze gute? Mbisubize mu ijambo rimwe, bari abana n'inshuti zanjye cyane, ntabwo bivuge gute, gukomereka cyangwa se impamvu zituma ujya mu muhanda akenshi si amahitamo yabo, ni ibyago bagira, kuko umuntu wese yakwishimira gukurira mu muryango. Ariko dufate ko n'itorero naryo ari umuryango, reka mfate ko mu itorero ari umuntu agira amahirwe ya kabiri. Gusa byaba ari ibyago umuntu aramutse aje agakizwa nabi, kuko reka nguhe nk'urugero rumwe wakumva, uzi ko iyo umuntu ageze ku rwego yera imbuto z'umwuka bishobora gukosora amakosa yose yabayeho mu buzima bwawe. Ushobora gukunda, ugakunda abanzi bawe, ushobora kwihanganira ibigeragezo, ubu uri umugwaneza, ubu ushobora guca bugufi, bya bindi byose wagomba gukura mu muryango, muri Kristo Yesu birahari. Rero ntekereza ko twakangurira abadukurikira ntihagire uzakizwa yisondetse, umuntu nakizwa akizwe neza,
agere ku rwego yuzura umwuka wera, agire n'imbuto zawo, bizakosora ibindi bibazo byose. Ngenza abagabo beza pe, wenda tutagiye no kuri urwo ruhande, umuntu yakuze ari imfubyi atagize amahirwe yo kubona ababyeyi, we wamushira mu kihe ciciro? Ariko nza abantu imfubyi bubatse ingo nziza kubera bagiye mu itorero, Imana ikazabaha n'ababyeyi, ndavuga bagashingirwa, ngira ngo na mama amaze gushingira benshi. Ibyo ni umugisha ukomeye. Rero aya mahirwe ya kabiri ntiba yapfusha ubusa. Yego, bivuze ngo umwana agize umugisha akavuka afite ababyeyi bombi akanakizwa, no ngo yari afite amahirwe abiri yose. Yego, mwabagabo mwingo zananiye mwari mufite amahirwe abiri, mukwira inkoni nyinshi, n'abagore kandi. Hanyuma muntu wagize amahirwe amwe yabuze, itorero ni umuryango. Kuko Imana inajya kurema, mama Eme yasomye mu itangiriro, n'ubundi yashushanyaga itorero. Niyo mpamvu Yesu buri gihe avuga ko ari umugabo, itorero rikaba umugore. Bivuze ngo muri Kristo Yesu hari n'andi mahirwe ashobora gukosora ibyapfuye byose mu buzima busanzwe bw'umuntu. Ariko noneho naho navuze ko harimo mayibobo. Sinzi niba twageneraliza, ariko ubundi gukizwa neza nabyo biri mu mahitamo y'umuntu. Hari igihe umuntu yicara akavuga reka duhere wenda kuba utagize amahirwe yo kurererwa mu miryango, akavuga ati ngewe sinagize amahirwe yo kurererwa mu muryango, ariko aya mahirwe mbonye ngomba kuyabyaza umusaruro, nka maximiza ku kigero cyose gishoboka. Hanyuma nico kimwe n'umuntu yaje mu rusengero nabyo nabyita ibyago. Gukizwa nabi no bitera umwaku, biragukurikira no mu rugo. Urumva na mahirwe kabiri none upfushije ubusa. Ku bwanjye navuga ko nta yandi abasigaye, nta yandi none sazayakurayo, nta fiti gereza nayo ntiyamuha ayo mahirwe. Oya, umuntu ajya mu nzu y'abagororwa akava yakigoramye. Muri Kristo Yesu niba abantu bagororokera gusa honyine. Ibyo urabivuze, nibuka ko mu myaka myinshi tukijya ku karago, abarakore barumva ibyo mvuze, wakundaga kumva abana benshi baje ari imfubyi cyangwa abantu baje bafite ibikomere byinshi, Imana imubwira ngo nzaguha umuryango, nzaguha papa, nukuvuga ngo nayo mahirwe ya kabiri Imana imubwiye. Hari n'abanagendaga nkumva Imana ibigiye umuntu ati hekujishe ukomeze, nzaguha abana bo guheka, nzakugira. Hanyuma pastor, ko dufite abantu bakomekera mu itorero uyu munsi, nibagera mu gihe cyo gushaka bwo bizagenda gute? Nigeze gutangira mvuga ko gukomereka si amahitamo y'umuntu, ni ibyago umuntu agira. Ariko buriya hari akantu kamwe umuntu yaremanywe abamarayika badafite n'inyamaswa zidafite, kitwa amahitamo. Amahitamo ni umutungo ntavogerwa, Satani ntinjiramo n'Imana ntinjiramo. Ni ukuvuga ko rero niba ugize ibyago ugakomereka, ukwiye kumenya ko Kristo mu byamuzanye harimo no kuvura imvune z'umutima. Ukamujyaho ukamubwira ati mwami nakomeretse, kandi mbonera kubwira abadukurikiye ko itorero ntabwo ari ihuriro ry'abatagatifu, ni ihuriro ry'abanyabyaha bagiriwe imbabazi, bari mu nzira yo guhinduka. Twese tuba dufite aho tugwana naho ngo wahinduke. Rero kuza wumva ko utazahakomerekera, nta cyizere naguha, ahubwo ukwiye gukoresha amahitamo yawe kugira ngo niba wanakomeretse ujye kwiyomoza, ujye kuri Yesu agukize ibyagukomerekeje, hanyuma ukomeze ubuzima, kuko ufite intego kuzavamo umugore mwiza, umugabo mwiza, cyangwa se kuzabanira sosiyete neza. Noneho ikiganiro ngiye gusa nk'uhinduye umujyo, ngiye guhindura umujyo, kuko hari uruhande mwasize. Uyu munsi mu Rwanda haba amarushanwa ya misi, none numvisha atangiye kuzana ngo y'abara ba Mr Nyampinga na Rudasumbwa mu Kinyarwanda. Ariko mu bintu mwavuze sinigeze numva mugaragaza ko n'umuntu najya kurambagiza rero narebe Nyampinga cyangwa Rudasumbwa. Mama Pasteur, mu by'ukuri umukobwa bayifuza umusore uteye gute? Ibi ndabikubwira mbizi neza ko umuntu wese agiye muri Google n'ibindi binyamakuru byinshi byandika, bahita kubera ngo umusore mwiza afite amatuza ameze gutya, asokoza gutya, bafite ukuntu bari mu characters. Umukobwa agiye mu by'ukuri umukobwa, kuko uri umukobwa wabaye umukobwa nubwo uyu munsi uri umudamu,
mu by'ukuri mu mitekerereze y'abakobwa bumva abasore beza bazaba abagabo beza baba bameze bate? Icyambere umukobwa ndavuga benshi ntabwo ari bose, iyo atekereje ubukwe atekereza uriya munsi wo kuwa gatandatu, atekereza uriya munsi wo kuwa gatandatu, donc kuriya yambaye ikanzu y'umweru n'umusore wambaye ikoti ry'umukara, donc turiya duseremoni oya buretse uraza kubyumva turiya duseremoni tumeze kuriya nitwo yumva ko ari ubukwe. Hanyuma ibyo gutekereza iby'urugo bizakurikiraho ntabwo ari cyane, we areba uriya munsi. Noneho rero arareba umuntu bazahagararana akaba bega bihuye, azaba ari muremure atandutaho cyane, azaba ari igikara gutya, bega arimo arategura samedi yonyine amafoto, azaba ari umuntu nyine ubyibushye cyangwa se unanutse, tuzahagarara nyine nkumva bimeze neza, akagarukira kuri uwo munsi. Ntamenye ko iriya kanzu azambara y'umweru azahita yikuramo kuwa gatandatu agakomeza ubundi buzima. Nuvuga ngo iby'urugo uko bazabana n'umugabo ntabwo abitekereza, gatekereza ati wa muntu muremure cyangwa mugufi ese azaba ari umuntu mwiza, azaba ari umuntu wubaha Imana, azaba ari umuntu uzamfata neza akampa amahoro. Ibyo rero kugira ngo abitekereze arafashwa, bisaba ko aba afite umuntu bimubwira akabimwigisha. Rero iyo mitekerereze y'abakobwa benshi naho ngaho ibigarukiye, yagize amahirwe akaba ari umunyabwenge, ashobora gutekereza rero noneho uwo bazabana. Ariko kenshi no kureba igihagararo, no kureba ubwiza, isura nziza, umuntu wambara nyine sentire gafata neza, akareba nyine n'inyuma ahubwo ko hazaba hameze inyuma taye yambara ipantaro inyuma nyine. Hari igihe usanga umuntu akenyera nka sentire inyuma ipantaro ntukabona ntifashe neza, ngo wagira ngo afite akabono nk'akabashoferi, reka njyewe ndi umunyamakuru ntabwo ndi butinye kubivuga, naho ngaho akahareba ati niyambara ipantaro buriya bizaba bimeze gute, azajya aberwa bimeze gute, ugasanga ari kugarukira aho ngaho honyine. Ariko urugo ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ari byo byubaka urugo. Urugo ni umutima, urugo ni ikiri mu mutima w'umuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu agomba kureba ese uyu muntu ni umuntu w'Imana, yubaha Imana, ntabwo akora ibyaha, azampa amahoro, tuzabana twumvikana, ese ntazajya nkubita, ntabwo agira umujinya w'umuranduranzuzi, ese azaba papa w'abana banjye, ni responsable, ese arakora, ni umuntu ushobora kuzajya ahahira urugo. Ibyo ni ibintu umukobwa agomba gutekereza kuko nibyo bintu byubaka urugo. Naho bwiza igihagararo, ashobora kuba mwiza cyane ntumukandagirire mu modoka, ashobora kuba mwiza cyane ntumenye ikonte atunze uko zingana, ariko ibyo byose kenshi umukobwa bisaba kubimwigisha, kubimubwira kugira ngo abyumve neza. Pastor, hanyuma umusore mu by'ukuri we agiye kurambagiza, mu by'ukuri wimva umukobwa uteye gute? Kubera ko ibi ndabibaza, hari imyaka yabayeho bavuga ngo umukobwa mwiza n'ufite taille française. Ubu uyu munsi umukobwa mwiza n'uteye nk'igisabo, nyine urumva biragenda bihinduka. Sinzi abarongoye hariho taille française niwe uyu munsi bari bubajugunye, simbizi bakajya gusaka bafite abameze nk'ibisabo. Aho ndi mu buryo bwo mu mubiri bugaragara. Noneho hari mu myaka yatambutse hari abasore benshi bajyaga kurambagiza bakareba umukobwa uvuga mu ndimi uhanura. Ibyo nabyo kandi kabindi kriteriye bakorpa mu rusengero, mbese babandi bameze gutyo. Mu by'ukuri koko umusore akwiye abatekereza gute yagiye kurambagiza? Ntabwo akwiye, ahubwo muri we haba hateye gute? Uwuhe musoro ukijijwe udakijijwe? N'ubundi turi mu bintu by'Imana gusa kuko ntabwo navugiye leta ngewe. Nunge mu gihe mudamu yaravuze, ngewe ndavuga ko abasore abakijwe n'abadakijwe twese intege nke zacu n'amaso. Abahungu yumva yarageze ku ntego iyo yarongoye umukobwa nyene uri abantu batangarira. Birumvikana ko intege nke zacu nyene tureba iby'inyuma, ariko ngewe ngiye kurambagiza icyo nashingiyeho n'icyo nagira inama undi muntu wese gushingiraho, ukwiye gutwara umukobwa afite ahurira n'Imana, no kuvuga ngo yakijijwe. Kubera iki? Nigeze kwakira twigeze kuganira, wabizi ko mbana n'urubyiruko rwinshi,
nigeze kuganira n'umwana w'umukobwa yiga mu wa 4 segonderi, arambwira ngo anywa kese ya Primus ntasinde, afite ibiro nka 45 byose nakwiza 50. urumva urabizi ntasinde, urabizi ko Primus ifite alcohol iri ku 9, ariko we anywa alcohol iri kuri 45, ya yindi twikwa nk'umuriro, akayifunguza fanta akayinywa, nibwo nyine ashobora gusinda uwo muntu. Kandi mu rusengero nawo ari ukuntu abakobwa bafenta yisi maze kumurambira, yarasambanye n'abantu atibuka umubare, ni akuyemo inda 3 cyangwa 5, agahita azakambara ijipo ndende, agatega n'igitambaro, hanyuma agahita ajya no muri korale, abahungu bareba inyuma akavuga ati mbega umukobwa. Ariko iyo mico atazayishobora. Rero ni kureba umukobwa yahindutse, kuko umuntu aba yaruzuye umwuka wera ni byiza, kuko umuntu umwuka wera yabenze ntamwinjire mwe uzamushoze. Hari n'abantu umwuka wera benga cyane kubera banze guhinduka ku ngeso. Uzamushoboza iki? Umuntu mutazapfukama mwe umusengera icifuzo, cyangwa ni mukenana mushobore kubyihanganamo mwese, ntekeza bene uwo ntabwo yakubera umugore mu by'ukuri. Hanyuma icya kabiri ni ukureba ubuzima yabayeho, niba koko kubijyanye n'amarangamutima ye n'amahitamo ye na bwa bwenge navuze uko abikoresha. Hanyuma inyuma ni ukureba nyine niba afite indangagaciro. Mu ndangagaciro niho turebera, wana nk'abadamu bagira bafite ukuntu bakora imirimo myinshi icyarimwe. Ni ukureba niba ari umuntu azashobora kuba mama w'abana. Kera abagore bagumaga mu rugo, abagabo bakajya gushakisha, ariko biri ngombwa ko n'umugore nawe ajya gushakisha. Ni umuntu hashobora kuba mwe ekilibre, ntagire ikijyamira ikindi. Ni ukureba ni gute atwara ubuzima busanzwe, ni gute azamenya ubuzima bw'urugo, ni gute azabifatanya no kubaha Imana cyangwa se umurimo w'Imana. Iyo urebye ngewe reka ngeneye nabi, nshobora kureba ku ntoke zawe ngahita amenya niba ushobora urugo cyangwa wakunanira. Yego, niyo ndebye kuri screen ya telefone yawe mpita amenya aho nakwizera kugera. Niyo ndebye ku isaha yawe uko hameze, nshobora kumenya icyizere nakugirira. Reka nguye nk'urugero, umukobwa yateretse inzara ziresha gutya, uwo muntu akuba isafuriya. None se ubwo no kuvuga ko igikoni ntaho bahurira. abyuka bamwegereje icyayi, utuntu twose badushize ku meza. None se ubwo umuntu umukozi nagenda bizagenda bite? Hari umuntu umwe yansekeje, yarambwiye ngo yarashatse atazi guteka ikintu kimwe, ari umukobwa. Hanyuma ahita ahamagara mama we ngo mama, ngo umugabo wanjye ngo akunda imyumbati, ngo bayiteka bate? Urumva? Rero ntava ndondogora, ntava mvuga, ntava ndaburira abakobwa, ariko utwo tuntu twose ni byiza kuturebaho kugira ngo uhitemo uzavamo umugore mwiza. Pastor, ibyo bintu uvuze ndashaka tubihuze noneho ikintu cyitwa kurambagiza. Iyo turebye Adamu ntigeze ajya kurambagiza. Hari akantu mu minsi ishize kaciyeho ku mbuga nkoranyambaga, ushobora kuba ari nk'umuhungu wari ufite igikomere wakazanye, aravuga ati ariko Adamu ntigeze ajya gutereta, nta nubwo yakoye. Ahita atukana ati umuntu wazanye ibintu byo gutereta no gukwa, nyine aratukana, ariko byumvikana ko yari afite ikibazo cy'igikomere cyuko ashobora kuba yaraterese bakamubenga inshuro nyinshi, kandi Adamu we umugore ayizanye iyo stress yo kujya gutereta ntayari, nta nubwo yakoye. Uyu munsi abarokore mu myaka myinshi niyo uganira n'abantu bakuze barakuvuga ngo umugore ngo umuhabwa n'Imana. Simbizi nari ko kera mwerekwaga cyane, uyu munsi kaba bisigaye byaragabanutse, ngo namweretswe mareze mari n'abavuga ko Imana yabashyingiye ariko izo rugasenyuka. Umuhungu ari bukore fiancaille gute? Reka mbivuge mu buryo bubiri, bagenzi banyu baranyunganira. Ubundi Imana ni itanga abageni. Iyo uhuye n'umuntu wawe, umusore umubajije wese cyangwa umukobwa amaza ngo ninde muzabana, abari mu gicuku, abasinziriye, bya bitotsi nk'ibyo kwa Adamu. Mbere yuko Imana imuzanira umugore, yaramusinzirije ubuticuro.
ariko umunsi yakangutse akabona umugore iruhande ngo nta nubwo Imana yamubwiye ngo dore umugore wawe, ahubwo byari bimeze nyene yarakangutse. Ico gihe bigenda bite rero? Iyo uhuye n'umuntu azaba umugore wawe cyangwa umugabo wawe, bimera nk'agahu kavuye ku maso, urakanguka ukamukunda nk'uko wikunda, uhita wumva aje kuzuza hahandi aho yavuye. Nashaka abe yarize menshi cyangwa atarize, nashaka bari muri cyangwa ari mugufi, nashaka abavuka mu muryango ukize cyangwa ukenye, uhita wumva ari wazuzuza ubuzima bwawe. Nubwo abantu bose bamukwangisha bawumva ari wewe, kuko urakanguka nyine ugahita umumenya. Uko niko Imana itanga abageni. Ntibisaba kwerekwa, ntibisaba ku urabaye werekwa byaba ari byiza, ariko reka mbwira abantu badukurikiye byibuza akantu kamwe bashingiraho, bazubake bazatwara umuntu bakunda. Ibindi byose babyihorere kuko bitegwa n'ikigero ugezeho cyo mu mwuka. Ngewe umugore wanjye yamaze imyaka 6 anzi, yarabibwiwe abigendana abicecetse, abyanga akabisubiramwo imyaka 6. Ntabwo ari musuko gutanga ubuhamya. Ziko ndagusura. Urumva? Ndagusura ngira ukuntu imyaka 6. Donc ni byibuze bitegwa n'ikigero cyo mu mwuka ufite. Rero ntekereza ko uwo muntu kugira ngo n'ubundi Imana yacarambagiriza abantu. Yego. Ariko byibuze bazashingira kuri ako kurukundo. Ko wamubonye ukamukunda kuruta abandi. Yego. None se nk'umuntu hanyuma reka manze nongereho akandi kantu kamwe. Mu Gifaransa baravuga ngo fiancailles ni observation avec attention. No gushinga umuntu ijisho ucecetse, ariko nanone no kumenya gusoma hagati y'imirongo. Ntibigarukire ku maranga, kuko muri fiancailles urukundo ruba ari 105%. Mwese muba mwaka umuriro. Hanyuma iyo muhuye mwese muhumeka gahoro, nta ureba mu maso y'undi, mwese muri abana beza, ni yarakaye nta marayo, aho mushakiye hose uramubona, ukagira ngo niko bizakomeza. Aho hantu rero no kumenya gusoma hagati y'imirongo, kibaza ngo kuko reka mbabwira abantu badukurikiye akantu gakomeye. Ingeso umuntu akweretse muri fiancailles nimugerayo azayikuba inshuro 10. Niba gusabye ko mujyamana muri fiancailles, uzamenye ngo nyine nizo ntege nkafite, azajya kurenza n'abandi bagore cyangwa abandi bagabo. Niba arakaye ukabona akweretse umujinya muri fiancailles, uzibuke ko nugera azagukubita. Niba muvugana saa 2 akaza saa 4, nimugera azageza saa 10. Niko ateye. Ibyo rero ubireba muri fiancailles, nico gihe cyo kubyiga, hanyuma ugafata umwanzo ukavuga ngo yego nemeye kujyana nawe, cyangwa ibisinza bishobora. Urakoze. Nese pastor God ko numva urukundo ruje imibare myinshi. Oya, hajemo imibare myinshi. Ari nayo mpamvu hari hazamo deception. Mama yemari muramya ngo nta mibare ijemo. Urumva nta mibare ijemo? Okay, wenda ikintu nabivugaho, nanjye nkiri umukobwa najyaga nibaza ngo ubundi umuntu muzabana muhurira hehe. Icyo kibazo kiranzonga, none niha inshingano zo kujya mbaza abantu bose bashatse. Donc ko nishyikiragaho, naramubwiraga ngo mbwira aho mwahuriye, kugira ngo numve kwenda aho bahuriye ariho nanjye nzahurira n'uwanjye. Nta nubwo nayo nagakuze cyane, mfite imyaka 22, ariko nkumva ndashaka kubimenya. Ngeze aho nsanga abo tuvugana bose nta numwe uhuje kanundi. Umwe akavuga ati giye twahuriye ahantu mu bukwe, mwitegereje mbonye uko akora service, musaba nimero, undi ati twahuriye muri korari, undi ati twahuriye asanga ni ibintu bitandukanye cyane. Rero nkuko yabivuze, uwo muntu muzabana iyo muhuye hari ikintu gihinduka. Hari ikintu gihinduka. Nyine imibare umuntu arayikora. Njya nibuka niga mu wa 6 segonderi, umwarimu yaratubwiye ngo nitwandike ngo umuntu wumva wifuza ko muzabana ngo uko yaba ameze. Abana barandika, we ndabyibuka. Umwe ati uzaba afite pinye, undi muremure, undi umeze gutya. None ngiye ibintu nanditse ni ukuri nibyo byambayeho, kuko naranditse ndashaka umuntu ukijijwe. None ariko ndavuga ni umuntu ugomba kuba ari humble, donc adafite ibintu by'amashagaga. Sinzi impamvu numvaga ntashaka umuntu uri sharp cyane, ariko ni umuntu uri humble. Nongeraho n'utundi tuntu duke ntashatse kuvuga, ariko
neza duhuye n'uwo tubana. Niho naje gusanga bya bintu nanditse ari byo byari byo. Ubwo rero niba ariyo bita imibare simbizi, kuko umunsi namubonye navuze mbonye umuntu numva nakunda ubutazicuza, kandi mbona niko bimeze. Madame Pasteur, wowe umuntu afite experience imyaka 6, umuntu uri bujye kurambagizwa nawe ukwiriye kumwiga gute? Kuko Pasteur atubwiye uramubona ugahita umwumva nyine hari cyena kiri muri wowe rwa rubavu araza karufitinga, ariko kandi nyuma yaho numvishe hazamo no kwitegereza ukavuga ati ariko uyu muntu kererwa isaha tazajya ataje, uyu muntu ufite irari ringana gutya ubutaha azagira deuxième biro. Wowe urabyumva gute? Nyine fiancaille impamvu ari nziza nuko mugira igihe cyo kubana ukamwigaho ukamureba. Hari ingeso rero ushobora kubona ukabona ntuzazihanganira mu buzima, ubwo rero ukiri mu mwanya wo kuba wabireka, kuba wabihagarika ugifite amahirwe. No kuvuga ngo rero hari ingeso ushobora kubona kavuga ati ngewe ndumva iyi ngiyi rwose nubwo nashinyiriza ntumva iyi ntazayishobora. Ubwo rero bisaba ngo bihagarikira aho ngaho vuba, uracyafite amahirwe yashwa yo guhitamo. Ariko iyo wiyemeje ukavuga ugashinyiriza ukavuga ngo ntacyo nzihangana, hanyuma mukamara gusezeranira mu rusengero pasteur akabashyiraho ibiganza akakwambika impeta, biba birangiye. Byo kuvuga ngo divorce birongera bikaba ikibazo gikomeye. Rero numva umuntu akwiye gufata icyemezo hakiri kare. Mu by'ukuri ingeso ubona ku mukunzi wawe ubona utihanganiye, by'ukuri bihagarikire hafi bihagarikire hafi, utijyana mu kibazo utazashobora. Ariko hari igihe ubibona kavuga ati nta kibazo nzakihanganira, kuba avuga kuriya ntacyo bizantwara, ukumva ntacyo bizagutwara, kandi no mu rugo nyine ukumva nyine nubwo bitahinduka nta nicyo byatwara, bibaho. Ariko hari ingeso ubona kavuga ati hoya. Rero ubwo umuntu aba agifite amahirwe yo kuvuga ngo ndabihagaritse simbikomeza. Hari ikindi mwavuze kijyanye n'uko Imana yazaniye Adamu uwo bazabana. By'ukuri Imana iracyabikora, Imana iracyabikora nubwo abantu bashobora kubimenya cyangwa ntibabimenye, ariko Imana iracyabikora. Noneho ushobora kwibaza uti ese kuki abantu ashobora kuvuga ngo Imana niyo yaduhuje hanyuma birabananiye? Nigeze kumva ubivuga. Numvaga ari cyo nshaka kuza kukubaza wowe na mama Yeme mvuye kuri pasteur, uze kumbwira bano bantu bashaka ngo Imana yabategetse. Rwose ni kibazo. Ndashaka muze kumbwira fiancaille mwarigize muyibona y'umusore w'imyaka 23 n'umukecuru w'imyaka 52. Swati numupfakazi cyangwa kuko arakuzageze kuri imyaka atarashaka. We na mama Yeme nimwe nibuze kugarukaho kuri icyo kintu. Hanyuma pasteur, urabona uyu munsi ibintu byaroroshye, hasigara ba komisione bagurisha ibibanza, bagurisha amazu, bagurisha imodoka. Iyo wumva ushaka kugura inzu cyangwa imodoka uhamagara komisioneri wese akakwereka imodoka afite, ukagenda ukareba iyi ukayishima, ukareba niriya mukaza, hanyuma ukaza guhitamo bitewe n'amahitamo menshi wagize. Kurambagiza nibyo bahita babyita kurambagiza. Njye numva ngo agiye kurambagiza ikibanza aha, yagiye kurambagiza inzu aha, ndumva ariko kubita kurambagiza. Hanyuma kurambagiza umugeni byo ni ibiki? Nabwo nukubona abakobwa benshi muririmbana muri korari yitwa runaka hose ukajya ureba ukabikora gutyo, bizagenda gute? Urakoze. Urugero natanga ruri bibilike ni rwa Eliyezeri. Eliyezeri Isaka hari hageze ko arongora Aburahamu, aramwohereza nk'umugaragu we. Aburahamu yarashaje, ageze abona bizamucanga, arangije arasenga. Nicyo cyambere twagira inama abahungu n'abakobwa ko icambere bakwiye gukora ari ugusenga, kuko Imana niyizi muri babakobwa bose uzi n'abahungu benshi uzi, niyizi uwaba umugabo wawe cyangwa se umugore wawe. Eliyezeri afite ikibazo cy'uko afite uwagiye kuzana uzamubera nyirabuja. Ariko icyo cyatumye asenga nuko yarazi ko aramutse akoreye ikosa Aburahamu
wenda ntazane kuko yaramubwiye ati ndahira yabanje kumurahiza niba azazana uwo mu bwoko bwabo kuri ubu reka tubyite uwo mu itorero aha niho bigaruka ko umuco no mwijima bitavanga ntabwo bambwira ngo wakunze umuntu udakijijwe kandi wowe ukijijwe hanyuma yabanje uwo rero n'abari mu rusengero kumumenya ni byiza kubanza gusenga hanyuma nyuma yo gusenga yamushinze ijisho yavuze ngo mu bakobwa bose baje ku iriba ubundi busaba amazi akemera kumpa guha n'ingamiya zanyu ndamenye ko ari wowe Imana itoranyije Bibiliya avuga ngo amushinga ijisho acecetse icyo gihe nico giye kurambagiza biba bitangiye muri abo bantu bose ukwiye kubanza kurambagiza ingeso buri mukobwa wazaga ha wese Eleza yaramurebaga hanyuma Rebeka abona n'umuntu yemera kumuha amazi yo kunywa aha n'ingamiya urabizi ko ingamiya inywa amazi makeya irenza litiro 10 noneho yanyweye dukeya ibanyweye dukeya wibuke ko muri iriba bavomagamo ryapima metero 100 ujya hasi kuzamura amazi angana gutyo gahingamiya zose yaje ari kumwe nazo ni ukuvuga ngo yari umukobwa w'umunyamirimo kimwe mu biranga umuntu yakubera umugore nuko aba ari umuntu w'umunyamirimo kera mu muco w'abanyarwanda kera babanza kureba umuharuro ukusa ukavuga atanu hataha umukobwa ukazakurikira ukamenya n'ibindi ukamenya niba ari umuntu yava nk'umugore hanyuma ubwo fiancaille yari igizwe n'ibyo bice icambere no kubanza gusenga icya kabiri ni ukurambagiza ingeso hanyuma icya gatatu ni ukwidekarara wa wundi wahisemo ni byiza kubimubwira hanyuma akakwemera cyangwa akakwanga biterwa n'uburyo hari no abantu barambagiza mu bwenge bukavuga uranyemera ntunyemera uhita umiga igisubizo ntabwo ari byo hanyuma iyo mwemeranyije fiancaille bitangiye abafiance bemerewe kubaho ubuzima bwose gusangira ubuzima bwose havuyemo gukoranaho gukora sex n'ibindi biganisha kuri ibyo kuki ibyo bivuyemo kuko igihe cyose ataravuga ngo utararahira imbere y'ababyeyi n'itorero uvuga ngo yego nemeye kujyana nawe abadukurikiye bamenye ko ashobora kuba umugabo w'abandi cyangwa akaba umugore w'abandi kuko ashobora kuzamenya ikintu kuri we kitazatuma abana nawe ntabwo akwiye kuba yarangije ubusugi bwawe nta nubwo mukwiye kuba mwararyamanye ntabwo ni bibi hanyuma igice cya nyuma kuri fiancaille ni imyiteguro y'ubukwe bimwe yavuze by'ikanzu y'umweru n'ibindi byose bijyanye nico gice cya nyuma ibyo bintu byose bikwiye kubahirizwa gutyo none se urerezere ntiyatendetse kubera ko urumva uyaraje arabyera mwisuhurishijwe simbizi niba nabyitakeye kandi pastor aza kumbwira n'impamvu abantu gose byakeye bwo biraza gute kandi watubwiye ati ibyo bintu bijye hirgira uyu munsi abantu barabizi ko isi iri kuba korompi ku buryo abantu ntibakivuga gusambana bamwe ni service bahaye abandi no gukora urukundo ariko ko njya numva mu byumba by'amasengesho bikibaho umuntu Imana imwihanisha gutendeka turaza kubihuza gute n'ibyo bintu urakoze gutendeka ni icyaha kubera iki no gukinisha amarangamutima y'abantu kandi Yesu yaravuze ngo uzagusha umwe muri abo bato icyaba cyiza nuko bamuhambira usiko kwijosi nukubwira uyu ngo nzabana nawe mukavyemeranywa ugahita urambagiza n'uriya mukavyemeranywa hanyuma uyu ntimwatandukanye neza n'uriya ntimutandukane bose ukabaheza mu kirere n'ubwicanyi mu by'ukuri n'uguhemuka none se kubagarara Yesu utaziriza neza nta mukristo ukwiye gukorera amakosa hanyuma icyakeya naco waruvuze hari ibintu bimwe urubyiruko rudukurikiye namwe murabizi ko mbizi umuhungu ajya gusura umukobwa ajya gusura umuhungu muri ghetto akamusasira agakoropa akamutekera bagasangira hanyuma bagasiga bakoze na karese sibyo bose bakarangiza kandi ubwo bakavuga ko nta cyaha bakoze ibi biracari mu hano navuga ko bicorosha ibihugu biteye imbere byo bemera ko umuhungu abana n'umukobwa bageragezanya byibuze umwaka wose hanyuma ubwo bajyamana nk'umugabo n'umugore babona bazashobokana bakaza bagashingirana
kandi ayo n'amatorero ya gikristo afite intege nke zigeze kuri ico kigero, kandi Bibiliya yavuze ngo ntugasambane akadomo. Twebwe rero nta kindi gitutu turagira, turashavuga ukuri nkuko kumeze. Gusambana n'icaha, guhana keya ni nk'ibyo, nibyo bita kubagarira yose, nibyo abahungu bajya gukora mu mazu y'abakobwa, abakobwa bakajya bimeze nka gutyo, ni icaha. Kandi bene data abenshi b'abakobwa barabikora. None subwo ni gute umusore yakora fiancaille yejejwe? Reka ntanga urugero. Wenda twebwe tumaze imyaka 16 dukoze ubukwe, twakoze fiancaille yera. Ntabwo nigeze musoma no kwitama. Yatega igitambaro nka gutya, sinenze niba afite imisatsi niba atayigira. Kubera iki nari narihaye intego ko ngomba gukora fiancaille yera. Reka mbabwira akantu gakomeye abantu badukurikiye. Kubera iki tunyura imbere y'Imana ku munsi wa mariage, no kugira ngo kubaho kw'Imana kuzagendane natwe mu buzima bw'urushako. Iyo wasambanye rero, Antoine Rutayisire kanoni no ukunda kuvuga ngo nutwara umukobwa wa Satani so uko azaza kugusura, nutwara n'umuhungu wa Satani nuko bimeze. Iyo uje bakakurambikaho ibiganza byera, warashizemo akadodo k'umukara, ntibifata. Nukuvuga ngo ico wahamagaye umwuka uzaguherekeza ushobora kuba mubi cyangwa mwiza bitewe nuko mwitwaye muri fiancaille. Niyo mpamvu ubukwe ubwera kuko ari ukubaho kw'Imana muri ubwo bukwe. Rero kurinda fiancaille bikwiye kubaho. Biratangaje. Ari ibibazo nzakubaza none tugeze mu rugo nabyumvishe. Hanyuma hari ikibazo nakusigiye we na mama yewe. Muracyakibuka? Mpere kuri inde? Reka mpere kuri uyu. Ego niko Imana ishobora guhuza abantu, ariko hari ibimenyetso nyine bigaragaza ko umuntu yahujwe n'undi n'Imana. Kenshi tugira hari abantu benshi baba bashaka kubyinjiramo. Iyo hagiyemo abahanuzi, hari igihe usanga hagiyemo mu by'ukuri amakosa, abahanuzi bagahanura n'ibitari byo. Noneho n'ubwenge bwaragwiriye, hari igihe umuntu agenda akagurira umuhanuzi akanamuhana nimero, ati wowe uvuga yuko inimero ari Imana yayiguhaye, hanyuma uvuge yuko Imana ivuze yuko ugomba kubana na runaka. Ariko ngewe icyo nabwira abasore n'abakobwa badukurikiye, urya Imana nta muntu n'umwe itinya. Ni nka kwa kundi perezida w'u Rwanda yabivuze, akavuga ati ngewe Imana ni ntabwo intinya, nanjye izajya izi nyibwirire. Urebye ukuntu Imana yabanye na Adamu na Eva, nta wundi muntu wabyinjiyemo pe, nta wundi muntu wabyinjiyemo. Rero ni byiza ko nawe ubwawe nk'umusore, nawe ubwawe nk'umukobwa uba wifitiye iyo message. Ntuvuge ngo bakubwiye gutya, ngo wagiye mu cyumba cy'amasengesho ngo baguhanurira gutya. No kuri ashobora kuvukamo ibibazo. Ibyiza ni ugushaka Imana ikabikwibwirira nawe ukabubyizi. Nk'ubwo ngewe nyine mwabyumvise ko haciyemo imyaka 6 mbizi ko ari we, ariko nta muhanuzi wigeze abyinjiramo. Ariko wari warabyanze? Nyine narabyanga ko natinyaga ko byaba ari abadayimoni. Natinyaga ko yaba ari amajwi atarayimana. Habwa ntibunaba navangiwe nabigenza nte. Namaze icyo gihe cyose nyine ndwana n'Imana, mbivamo nongera mbisubiramo. Kubera yuko Imana iyishaka ikintu byanga byakunda kiraba. Rero communication y'umuntu n'Imana niyo ifite icyizere cyane. Ariko ibyo umuntu yabwiwe n'abahanuzi gusa, nawe ubwe nta kandi kantu Imana yamwibwiriye, ni icyitonderwa. Noneho umuntu yavuga ati ese umuntu Imana ishobora guhuza umuntu umwe umeze gutya n'undi umeze gutya. Iyo rero byakozwe n'Imana, nyirubwite arabyiyemerera, kandi nyirubwite akumva bimurimo, akanabishima, akumva ni byiza, akumva n'uwamubaza impamvu yabyo yayisobanura. Nyirubwite abyakira kuruta uko abandi bantu bashobora kubibona. Nk'ubwo icyo gihe ngewe barambazaga bati uriya muntu se wamukunda ute? Bari bafite byinshi bashingiraho banyereka impamvu ntakuriye kumukunda. Ariko nakwibuka ko hari icyo nabwiwe n'Imana ngakomera kuko mfite message nzi neza kwituruka ku Mana.
iyo rero bidaturuka muri wowe ubwawe n'Imana biragoye cyane. Ikindi abantu bibaza nashaka kuvuga mbere ni igihe bavuga ngo none se bari abantu ko bagiye bavuga ngo ni Imana yabahuje bikaba bibananiye. Mu by'ukuri hari iki Imana ikora cyo guhuza abantu, ariko ibijyanye na gestion y'ibikurikiyeho ntago ari Imana iza kubikora. No kuvuga ngo ingeso ze niba udashoboye kubyihanganira ni ku giti cyawe, ntago ari Imana. Kandi ntabwo Imana iguha marayika, iguha umuntu muzafatikanya guhinduka, ukamufasha agahinduka nawe ugahinduka gutyo. Rero hari uwo binanira akavuga ati reka 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 reka, kandi koko ari Imana yabahuje. Imana ikamumpa mufiteho mission yo kuzamusengera agahinduka ku kintu runaka Imana ishaka ko ahinduka, bigahita binanira. Iyo binaniye rero Imana nta ruhare bifitemo. No kuvuga ngo natwe nubwo nyenda twahujwe n'Imana, ariko hari ibintu twarwanye nabyo hari ibintu twarwanye nabyo byagombaga guhinduka, kandi kubera gutegereza no gusenga birahinduka nyine. Ariko ushobora kuvuga uti oya reka nigendere kubera kunaniwe kwihangana. Ntibikuraho rero ko Imana iba yarabahuje, ahubwo niwe wananiwe ku giti cyawe. Mama Aime, wowe nubundi ikibazo cyanyu ni kimwe, ariko cyo ndashaka guhitse cyane ku bantu bavuga ngo Imana yantegetse kurongora uyu cyangwa kurongorwa n'uyu, iranamira ngo ntabikoze, kuko abo bantu turabafite nabo. Cyaba ari ikibazo cyuko ari umusore, sometimes hari igihe mbifata nk'ihohoterwa, simbabeshye. Umusore yabayeho yirinze yubaha Imana, agize imyaka 23, ngo Imana iramufashe, simbizi birashoboka cyangwa ntibinashoboka, imutegetse kurongora umukecuru ungana na nyina, cyangwa se ni umukobwa umeze gutyo imutegetse. Kandi pastor atubwiye ngo amahitamo ntavogerwa y'umuntu, Imana ntiyinjiramo na Satani ntayinjiramo. Icyo kintu cyo ucyumva gute? Wenda reka manze nze kuri icyo ngicyo cy'imyaka. Kuba umwe arusha undi imyaka ntabwo bivuga ko Imana itavuga ngo babane. Wenda icyo ngicyo manze nkivuge, hatazagera no Imana ibibwira akavuga ati numvise bavuga ngo gushaka umuntu ruta ukuruta ntabwo ari byo. Nge nemera yuko Imana ishobora kukubwira ngo ubane n'umuntu runaka kubera yuko ibona ariho uzamererwa neza. Nigeze mpura na kese z'umuntu wavuga ati wowe nishaka inyice na urakoze kugira ngo usubize kino kibazo Pamphile yabazaga cy'umuntu ngo Imana itegeka gushaka umuntu umuruta. Kuba umuntu agiye gushakana n'umuruta ntago bivuga yuko Imana itavuze cyangwa yavuze, kuko kugeza ubu ngubu hari ikibazo cyo kumenya ngo mbese koko ni Imana yavuganye nanjye cyangwa si Imana yavuganye nanjye. Ahangaha niho hajya haza ikibazo cy'ubuyobozi bw'umwuka wera na maturité spirituelle cyangwa se ukungana mu gakiza, kuko havutse nyine n'abantu bavangirwa n'ababeshya, cyangwa se nka kwa kundi yabivugaga ngo habamo n'abantu bamayibobo baba barireze, kwa kundi yireze nyine ibintu byose bakaba babimuturaho ntashobore kuvangura ijwi ry'Imana. Ariko ndemeza ko n'Imana ishobora kuba yakubwira ngo ubane n'umuntu ukuruta kubera yuko Imana iri kureba kuri kabona ariho uzagubwa neza. Nigeze kubona umuntu wavugaga ati Imana nishaka inyice, namaze kumenya kuri ya muntu ari we tuzabana ariko ntabwo ndi bubyemere. Akambwira ati nabimenya ariko inyice. Nanjye nkamubwira nti se inikwica urajya mu ijuru kandi wanayisuzuguye. Bye nkamubwira nti namaze kumenya ko ari Imana ntabwo nakwirirwa ntera imigeri, kuko yari yabonye ibimenyetso noneho simusiga. Ariko kubera impamvu ABCD twese yatwerekaga, ako nyuma byarangiye babanye kandi agira urugo rwiza rw'umunezero, Imana ishimwe. Ubwo rero nari ndi kuvuga kuri icyo, umuntu ashobora kuvuga ngo Imana yavuze ngo iranyica. Je sinemera yuko Imana yashyiraho umuntu iterabwoba kuri urwo rwego, ahubwo nemera yuko iyo ari Imana ibivuze ibiherekeresha urukundo, ibiherekeresha urukundo. Wenda ukabanza utera imigeri aho kugiye kikagera kumva rwa rukundo rutangiye kuza, kuko ntago wabana n'umuntu udakunda n'ukuri byazakuvuna. Bya bindi byose bivuga ngo urukundo rurihangana ntirutekereza, nta na kimwe waba ufite. Ni ukuvuga ngo kuko urwo ari ishuri, ibyo wazahura nabyo mu nzira byose wazahita uvamo, kuko utigeze ubana n'umuntu ukunda. Ari nabyo twavuze ngo nibura icyo kintu uzacyiteho, ubanze wibaze ngo uwo muntu koko ndamukunda. Ngo icyo ngicyo nuko nagisubiza. Nta terabwoba Imana itanga, ibaye ariyo
yaguha n'urukundo, hanyuma kuba kuruta Imana ishobora kuba yabyemera. Imana igira gahunda zitandukanye n'iz'abantu, kuko hari n'uyibwira ngo genda ushaka uriya muntu, abantu bati mu izina rya Yesu, wenda afite abana afite nk'ubumuga runaka, bati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ariko Imana mu bushake bwayo ikabona uzagira urugo rw'umunezero. Ubwo rero aho ngaho twaharekera ubuyobozi bw'Umwuka Wera. Murakoze. Hanyuma naha dusoreje ikiganiro igice cya mbere. Murumva ko usibye namwe nanjye nari mfite ibindi bibazo byinshi nshaka kubaza, ariko tubigeneye kuri topic ikurikira. Noneho tuzasoza igice cyo kurambagiza, twinjire muri fiancailles, tuyisoze tukinjira mu rugo. Uko urugo noneho rwa rugo rwiza twatangiye twibaza rumeze. N'ibibazo byose wibaza wabitwandikira muri comment abantu bayibona, cyangwa se niba ufite contact y'umuntu umwe muri twe wabimwandikira ukamubwira uti nifuza ko muzamvugira kuri iki cyangwa mukadusobanura kuri iki. Reka dusenge dusoza iki gice cya mbere cy'iki kiganiro, ariko kandi ndashima Imana itubashishije kugira ngo kino gice gitambuke, kandi nshimira umuntu wese. Ndashimira pasiteri ku mwanya wawe, ndabizi ugira umwanya mutoya, noneho kuzana na madamu ntabwo ari ikintu cyoroshye. Mama Aime, Imana iguha umugisha, turashimira na Aime. Ariko kandi ntabwo ari Aime, ntabwo yari mama wa Aime uri kuri kamera, nuko ni coincidence y'amazina. Aime nawe turagushimira, watubereye ku buhanga bw'ibyuma. Reka dushime Imana muri rusange. Mana mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuko wemeye ku kiganiro gitambuka gutya. Uyu wari umurimo wacu, niko Paul yavuze ko Paul w'iki yaraje abiba imbuto, Apolo araza arizibagarira, ariko umurimo wo kuzimeza no kuzikuza wari uwawe. Nguyu wacu turawurangije, bisigaye turabiguhaye, kandi ndabizi neza kutari umunebwe, kuko ukunda itorero ukarikuyakuya. Ndakwinginze izi mbuto tubibye uzikurikirane, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.